Nshuti namwe vani mwese durana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze aho muri hirya no hino ku isi, mbifuriza kuzana amahoro y'Imana mwese aho muva mukagera. Kuri mwe mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo babwire nti murakaza neza. Kandi ndagira ngo mbabwire nti mwibuke kwiyandikisha. Ahasi handitse subscribe, follow, share ndetse n'inzogera iri hano hasi muyikande. Kubera iki? Kubera ko turi kugira ngo igihe cyose tubateguriye ibiganiro muhite mubasha kumenya ko byasohotse. Icyo gihe cyane nko mu gihe turi live tubashe kuganira, duhuze ibitekerezo nta pfunwe na rimwe rihari. Nkaba ngira ngo mbabwire nti kuri mwebwe mwese mutabizi mukiza hano ku nshuro ya mbere, namwe mubimenyereye igihe cyose mba ndi imbere ya kamera nk'ubu ngubu cyangwa se inyuma ya kamera, nje ndukuri, nje ndurukundo kandi nje ndi n'icyizere. Icyo kikaba ari igipimo nifuza ko mukoresha igihe cyose ndi kubaganiriza. Muri kumbona ndetse nta nubwo mukene no kunteguza n'igihe ntari kuri kamera, n'icyo gipimisho nifuza ko mungenzuzaho mukareba ko ibyo mvuga biba bifite aho biva n'aho bigana, bifite ukuri cyangwa se binagira n'icyo bibunguraho. Mu gihe cyose ndi kubaroyogoza cyangwa se babwira ibintu bidafite 12, mujye mumpa akato munankosore, kuko buri munsi nanjye ndiga. Ubwo rero kubw'ibyo nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze, mbashimira cyane. Twinjiye mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Muri iyi minsi turi busy ariko turabakunda nta kabuza kandi turakomeza kujyana namwe. Uyu munsi ku isi hose ikintu kiri kuvurwa hose n'aka gakobwa, ni inkumi, ni umugore, hari n'ubwo wasanga ari n'agahungu bita ngo ni Korona. Ndababwiye nti Korona yagoje ibintu, ariko nk'uko abenshi muri mwebwe mutabimenya, ndagira ngo mwibuke yuko nkomeza kubabwira nti musome amabanga y'Abanyarwanda. Ni ngombwa ko mubisoma. Kubera iki? Aka gakobwa bita Korona bakavugamo nuko mwebwe mutabizi. Bamwe mu nyito umusazi, abandi nabibereka. Ini ni case. Igihango, amasezerano y'Abanyarwanda y'igihango nta kintu na kimwe atavuze. Birimo n'ibi ngibi. N'aka gakobwa kitwa Korona karimo. Reka rero mbabwire tutaratangira. Korona ntago ari uruhinja. Korona nta nubwo ari n'ingimbi. Arakuze. Sinabyo byonyine, turi mu kigero. Abaganga bamaze kwandika Korona, bayanditseho, bayikoreyeho ubushakashatsi kuva mu 1989. Perezida Habyarimana yari ku butegetsi. Perezida Sindikubwabo yari ku butegetsi. Perezida Bizimungu yari ku butegetsi. Na Perezida Kagame imusanzeho uyu munsi. Rubyiruko, Banyarwanda ho muri hose, ku isi hose. Aka gakobwa Korona, uyu mugore Korona cyangwa se aka gahungu Korona, wiyitirira izina ry'abakobwa, nta gishyashya kirimo. Aya nta mabanga arimo, nuko mwe mutabizi. Nta mabanga na make arimo. Ahubwo icyo mukeneye kwibaza ni kubera iki noneho uyu munsi Korona yadogoje ibintu. Icyo nicyo kibazo mukeneye kumenya. Kubera iki Korona ari kudogoza ibintu uyu munsi. Abantu bari kurwana, ibintu babifunze, nta nubwo ushobora kwitsamura. Eske Korona ni umwanzi w'u Rwanda? Korona ni igipinga se? Korona se ni intore, ni interahamwe se? Uyu munsi Korona ntabwo ari kudogobya u Rwanda gusa, ntari kudogobya u Burundi, ntari kudogombya Uganda gusa,
korona aragenda hose. N'aha ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, korona ari kuyogoza ibintu. So none rero ndagira ngo mbabaze, korona ufite imyaka 31 kuva batangiye kumuvuga ku mugaragaro, kubera iki uyu munsi noneho aribwo afashe imyanzuro yo guca ibintu? Mutekereze namwe mutari mwabimenya, mumenye yuko korona ntabwo ari mushyashya, ntabwo ari mushyashya na gato. Ibi mbibabwije ukuri mu bicekinge. Mwibuke ko nababwiye nti igihe cyose mbavugisha murebe nimba ibyo mvuga bifite ishingiro. Uwo ari we wese uvuga ati ndi kukuyobya, uze tubiganireho ku mugaragaro nk'uko ndi kubabwira ku mugaragaro. Ibi ntabwo ari bishyashya. Mwapanitse, mwagize ubwoba, mwabuze hepfo na ruguru. Ibi biri kuri gahunda zifashe neza kabisa. Ndagira ngo rero mbabwire ku mugaragaro aho muri hose mwigira ubwoba, ahubwo mushishikarizwe kumenya ibintu biri kuba muri uyu mwanya ibyo ari byo. Korona ni agakingirizo k'ibintu nyabintu biri kuba muri uyu mwanya, kandi ibi bintu biri kuba benshi murabigwamo mutazi aho biri kuva n'aho biri kujya. None se nimba korona atari mushyashya, mwigeze mwumva Perezida Habyarimana ababwira korona ku mugaragaro? Yari azi kiriho. Ariko mwigeze mwumva Perezida Sindi Kubwabo abwira korona ku mugaragaro? Yari ifite ibindi bibazo ari kurwana nabyo. Mwigeze mwumva Perezida Bizimungu uyu munsi akiriho avuga korona? Nawe yari abizi. Uyu munsi Perezida Kagame yababwiye korona, ari kubivugaho, kubera ko niyo ndirimbo uyu munsi twese turi kumva. Ariko ntabwo ari nshyashya. Ibigo by'ubuvuzi bizi korona imyaka 30 inarenga. Indwara zose tugenda tumenya za buri munsi zitandukanye ziraza, hari n'izindi mutazi uyu munsi ziriho. So muve mu kigare cyo kugira umwijima, mufata akanya mwimenye abo muri bo. Ntabwo ushobora kumenya ibiri kugenderaho utiyizi na gatoya. So reka rero mbabwire nkurikije amwe mu bumenyi dufite ku isi hose, bamaze kubara ko nibura uyu mukobwa cyangwa se akagahungu kitwa korona kamaze kugera mu bantu bajya kugera mu bihumbi 190. Abantu barenga 750 bamaze gupfa ku isi hose. Abantu barenga 81,000 bamaze gukira. Mwumva amagambo ndi gukoresha neza. Hakaba hari abantu bari kurebwa cyangwa se gukurikiranwa barenga 100,000. Bamwe bari gukurikirwa ku buryo bwihishwa, abandi bari nko kwa muganga cyangwa se ahantu hagaragara. Hari abantu hafi 90 bamaze kuvanwaho, mbese gukurikiranwa, bigaragara ko nta kibazo, bashobora gukomeza ubuzima busanzwe. Ni birebire. Ariko ibi ntabwo ari ibintu bishyashya. Mwebwe muri kuvuga ngo mukarabe, none se mwakabyaramwe. Usibye mwebwe mwanduye, mwe mufite umwanda. Kubera iki korona iri kwibasira ngo ni abakuze gusa, abasaza, abana mwe ngo twebwe tugifite ngo immune system, ngo ubuzima bugikomeye, ngo ntacyo dutwara. Mwumve ukuntu ibintu bimeze. Icyorezo ntago kiza kiri kujonjora. Icyorezo ntikijonjora. Indwara niyo ijonjora.
so ibi ngibi biri kuba kubera ko ni igihe cyabyo ko cyo kuba. Reka rero nanabwire nti kuri mwebwe mwagize ubwoba muri mu masengesho ngo isi irarangiye, ibi ngibi mwitera abantu ubwoba. Nta hantu ntamwe muri icyo gitabo muri gusoma cya Bibiliya kuri bamwe bavuga ko Korona, aka gakobwa kitwa Korona cyangwa se aka gahungu kitwa Korona ariko kagiye kuzana kurimbura ngisi. Ibyo ntaho byabaye. So mwireka gutera abantu ubwoba. Namwe mufite icyo gitabo mu rugo, biragayitse kubona ko nshobora kuza nkabarukira ibintu gutyo mukabifata gutyo aho kugira ngo mubyisomere. Mugende ndabacalenjinze mwese musome muri icyo gitabo, murebe nimba hari abantu bavuga ko Korona ari izana isi ngo ari igiye kurangiza isi. Nta namwe bihahari. Nta namwe bivuga kandi ko izi ndwara arizo zizatuma ngo isi iza. Nta na hamwe birimo. Mumenye ibirimo, musome neza. Nta mwene gihugu ugomba kwita umwene gihugu afite umwijima ungana gutya. No Rwanda niyo mpamvu umuntu ashobora kukujyana nk'ingorofane. Ntago turi ingorofane, ntago muri ingorofane. So mureke kwitwara nk'ingorofane. Ntago ndi kubatuka, ndabakunda. Ariko turi mu bihe twese dukeneye gukoresha imitwe. Iminota yacu irarangiye. Ndagira ngo mbashimire mwese aho muri hirya na hino ku isi. Ibi ndi kubabwira kubera urukundo. Ni urukundo ruri kuba gutuma ibi byose mbikora, nta kindi. Nta yindi nyungu usibye ko mbakunda, ngira ngo twese tujye ku murongo umwe, dukorere igihugu cyacu, dukorere abavandimwe bacu aho turi tukagera. Kuri mwe mukiza ku nshuro ya mbere, mwongere muze mwiyandikishe duhuze ibiganiro, mukande hano hasi subscribe, follow, share, n'inzogera nayo muyikande kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro byose turi kubagezaho. Ndabashimiye cyane. Ni jyewe Singera nkaho bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Mube safe aho muri hose. Mumenye ibyo musanzwe mukora mubikore kurushaho, birimo no gukaraba. Ariko mwibuke yuko ibi biri kuba ntabwo ari icyorezo n'indwara, biratandukanye. Stay safe y'all.